abe bari mu bibazo arabazi, abe bafite ingorane arabazi, abe bafite imfatiro zimwe bari bishingikirijeho zasenyutse arabazi. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, reka dufatanye kuganira ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo ca Zaburi ibice 11 n'umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Kadusenga Imana. Turagushima Mana ishobora byose, turagushima ko uri kumwe natwe. Ijambo ryawe riravuga ngo uri Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Imana itagidusiga, Imana igiduhumuriza, Imana idukiza indwara zacu zose. Imana ikomeza kubana natwe mu bihe bikomeye kandi ugakomeza kuduha ibyiringiro kubera ko dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Ijambo ry'Imana tugiye kuvuga muri kano kanya reka rifashe imitima y'abantu, turusheho kukwizera, bakwizera bakomere, ndetse n'abatarakumenya barusheho kumva izina ryawe, ndetse data wa twese uri mu ijuru no gukizwa bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimba ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Reka tuganire kuri iri jambo umwanya mutoya. Bibiliya yavuze ngo ifatiro iyo zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ariko mbere yo kureba icyo umukiranutsi yakora, reka twibukiranye ko ubuzima tubayemo bugizwe n'ibintu byinshi bitandukanye twakwita ifatiro dushingiyeho ubuzima bwacu. Abantu benshi bafite imfatiro nyinshi mu buryo butandukanye zibafashe. Hari abafite imfatiro z'imiryango, aho abantu bahuriye mu miryango kandi hari byinshi bakemura mu buryo butandukanye. Mu kuri urwo ni urufatiro. Hari imfatiro z'inshuti, inshuti mu buryo butandukanye bafashanya, bakorana, bagirana inama. Urwo ni urufatiro. Imfatiro mu buryo bufatika zifasha abantu kubaho ndetse zibafasha no gukemura ibibazo mu buryo butandukanye. Hari imfatiro z'akazi, akazi abantu bakora gatanga imibereho ya buri munsi, ndetse n'ubundi buryo butandukanye, haba business, haba akazi gasanzwe mu buryo butandukanye. Nako n'izindi mfatiro twebwe tureba nk'abantu, nazo zirabafasha mu buryo bwo kubaho kandi zikemura ibibazo byinshi. Hari amafaranga akoreshwa mu buryo butandukanye. Burya amafaranga akoreshwa n'abantu agera no ku bantu, kuko amafaranga iyo ari en circulation bituma n'abandi bayabona. Izo ni fatiro abantu bubakiyeho. Mu kuri hari n'igihe bigera icyo gihe, cyangwa se bigera igihe kimwe nayo akabura agashyira mu bantu, cyangwa se akagira imbogamizi z'ibihombo zitandukanye. Izo ni izindi fatiro nazo iyo zisenyutse, mu kuri abantu barushaho kujya kure, barushaho no kumva ko hari ikibazo gikomeye cyane cyabaye cyane ko kiba cyashaganyije n'ubuzima bw'abantu. Nanone kandi mu kuri twavuga ngo hari ni byinshi bitandukanye. Hari icyubahiro, hari imibiri y'ingiyi, ubwiza bw'abantu, ariko umuntu akarwara akagira ibibazo bitandukanye, izo mfatiro zigasenyuka. Bibiliya yavuze ngo bene iyi mfatiro zishenywe niko umukiranutsi yakora. Imana ishimwe cyane. Iyo izo mfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Muri iyi minsi abantu bafite ibitekerezo byinshi kubera ibihe turimo, aho imfatiro z'abantu benshi zisenyutse, kandi ntacyo twakora ngo duhindure ibihe turimo. Twese turabizi turi mu bihe bigoye, aho COVID-19 irimo guhitana abantu benshi ku isi, aho hari amabwiriza y'inzego z'ubuyobozi bw'ibihugu mu buryo butandukanye kandi mu kuri meza yo kurinda abaturage iki cyorezo, cyane ko gihitana abantu benshi. Rero ibyo twitaga imfatiro mu buryo bufatika butunga imibiri y'abantu no mu buryo butandukanye, nyinshi zarasenyutse muri izi ngizi. Ariko Bibiliya ikavuga ngo nimba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Abantu benshi muri kino gihe bagendana agahinda n'ibikomeri by'imfatiro zimwe bari biringiye zasenyutse, zirabirinduka bitewe n'ibibazo bitandukanye. Mu kuri ari igihe bamwe bivovota bakava ku Mana, abandi bagasharirirwa, ndetse bakavuga ko Imana itagira neza. Kandi ibi bishobora kuba no kubizera ndetse n'abatizera. Ariko ndagaruka kuri iri jambo rivuga ngo se iyo izi mfatiro abantu bari bubatseho zisenywe umukiranutsi yakora iki? Mwene data, reka nkubwire inkuru y'ihumure. Imfatiro zo zirasenyuka, ariko hari urufatiro ari rwo Kristo rutabasha gusenyuka. Igisubizo gihari ni ukwisunga urufatiro rwitwa Kristo. Urwo rufatiro ntirubasha gusenyuka
ntirubasha kunanirwa, ntirubasha kudasubiza ibibazo. Nubwo izo mfatiro zasenyutse, ariko reka nkubwire ijambo rikomeye rihumuriza umutima wawe. Ihumure ni rimwe, ni ugusubira ku rufatiro arirwo Yesu Kristo, umwana w'Imana. Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2:19, ni itangazo Pawulo yamwandikiye cyangwa se ni itangazo yamuhaye. Aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye ruracyahagaze, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe cyane. Urufatiro rw'Imana, urufatiro rw'Uwiteka rukomeye ngo ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Abe bari mu bibazo arabazi, abe bafite ingorane arabazi, abe bafite imfatiro zimwe bari bishingikirijeho zasenyutse arabazi. Imana ishimwe cyane. Yesu aratuzi, Yesu azi ibibazo dufite. Ngurwo urufatiro, igisubizo gikomeye. Imfatiro zawe nizisenyuka ntuzahemuke, uzikomeze ku rufatiro arirwo Kristo. Mu yandi magambo, aho gutumbira iby'Imana yaguhaye, uzatumbire uwabiguhaye. Aho gutumbira ibyitwa ko umuntu yarafiteho nk'imfatiro, tumbira Yesu, tumbira urufatiro rukomeye, urwo rwakugejeje kuri ibyo. Turacyafite ibyiringiro ko ruzakomeza no kutugeza ku muntu, kubera ko abamunambyeho, abakomeje kuri runo rufatiro, mu kuri ndabizi neza ko Yesu cyangwa se urufatiro rukomeye arirwo Yesu Kristo ruracyatugeza ku bindi bikomeye cyane. Imana iracyatugarukaho, Imana iracyakora ibitangaza ku buzima bwacu, Imana iracyahembura ifatiro zacu. Nubwo izi mfatiro zagaragaraga, ariko dufite urufatiro rukomeye rwatanze bino bindi. Twizera ko ruzakomeza kudufasha no mu bihe bikomeye kandi rukatubera byose. Bibiliya, ijambo ry'Imana, mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 3:11 biravuga ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyirweho arirwo Yesu Kristo. Ariko ahangaha umwanditsi aravuga ngo umuntu yirinde ngo uburyo arwubakaho. Harabubatseho izahabu, harabubatseho ibiti, harabubatseho ibyatsi, harabubatseho ibikenyeri. Ariko ndakubwira mwene data, ubaka ku rufatiro zahabu, wubakeho izahabu, wubakeho kwizera kwawe. Ndabizi neza ko Yesu Kristo aracyakora ibitangaza mu buzima bwacu. Umwanditsi w'Abaheburayo iwagiye kuvuga mu bice 10:38 aravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, kandi ngo nyamara nasubira inyuma ngo umutima wanjye ntuzamwishimira. Bavandimwe, iyi mfatiro zisenywe zindi, dusubira ku rufatiro arirwo Yesu Kristo, kandi urwo rufatiro ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Abari mu bibazo arabazi, abari mu ngorane arabazi. Reka tureke gukurikira ifatiro muri kino gihe abantu bari bishingikirijeho zisa naho zisenyutse, ahubwo dusubire ku rufatiro arirwo Yesu Kristo. Kandi turabizi neza ko Yesu watugejeje kuri biriya azatugeza no ku bindi. Watugejeje kuri biriya azadufasha no gutera intambwe tugera no mu bundi buzima. Reka nkubwire ngo urufatiro rwo rugira ubushobozi, ntiruza rurimitwa n'abantu, ntiruza ruhagarikwa n'abantu, ntiruza ruhagarikwa n'ibihe, ntiruza ruhagarikwa n'ibiza, ntiruza ruhagarikwa n'ibibazo bitandukanye, ntiruza ruhagarikwa n'ibyorezo. Urufatiro rwitwa Yesu Kristo ruracyahagaze. Reka abizera Yesu Kristo turwikomezeho. Imana iracyadukora ibitangaza. Nyuma y'ibi tuzatanga amashimwe tuvuga iby'Imana yadukoresheje binyuze mu rufatiro rwa Yesu Kristo. Jambo ry'Imana tuganze. Mwari kumwe na Pastor Sebatunzi Mobile. Imana ibahe umugisha.